turi ku kigo kimwe cy'ishuri, hanyuma rero hano higa umwana w'umuhungu witwa Ige. Uyu mwana rero aba abyibushye cyane ndetse ku ishuri rwose baba bakunda kumwitira Koko. Aba ari umwana rero utagira inshuti n'imwe, dore ko nyine bagenzi be bose baba bahora baza kumukubita ndetse bakanamwambura ibyo kurya aba yapfunyitse, bakamubwira kandi amagambo mabi bakurikije nyine ukuntu aba angana, bati wowe nta nshuti ugira, uzajya uhora uri wenyine. Umunsi umwe rero bari bari kumukubita, maze Jemila ni umwana w'umukobwa bigana, yaje yiruka asanga bari kumukubita banamwambura ibyo kurya bye nyine nk'ibisanzwe, ndetse rwose banamubwira ya magambo basanzwe bamubwira. Yafashe aba bana b'abahungu maze abahondanya imitwe, yarababwiye ati n'ikindi gihe ntimuzongere, Koko ni inshuti yanjye magara, ntimuzongere kumuvugaho na rimwe, mwajyaga muprofita ntahari, ubu noneho ndahari wese, ntihazagire n'umwe ugaruka. Aba bana rero bahise biruka, dore ko nyine babonaga uyu mukobwa we nta mikino afite. Jemila rero yeguye Koko maze atangira kumuhanagura ibyatsi, dore ko bari bamaze nyine kumutura mu byatsi. Yaramubwiye ati ngaho ihangane, gusa nyine guhera uyu munsi njye nawe turi inshuti, kandi ntuzongere kuba uri wenyine, aho uzajya uba uri nanjye niho nzajya mba ndi, ikindi kandi humura nta muntu n'umwe uzongera kukumenyera. Koko rero yaramubwiye ati urakoze cyane, niryo zina nyine bamwitaga, ariko ubundi yitwaga Ige Johnson. Uyu mwana rero yashimiye cyane Jemila ati urakoze cyane, urakoze ntabwo ushobora kubyumva, bari barandembeje, bankubitaga buri munsi, mbese bari barangiza ingoma y'abaporoso neza. Nyuma y'igihe rero aba bana ari inshuti cyane, byaje kuba ngombwa ko iwabo wa Koko bimuka maze bakajya mu wundi mujyi. Basezeranyeho rero aba bana, gusa nyine byari bibabaje. Koko rero yikuyemo agakoreye yari yambaye mu ijosi, maze akambika Jemila. Yaramubwiye ati kambare, kandi nyine ntabwo nzakwibagirwa, nzagaruka kukureba nawe kandi uzantegereze. Jemila rero yaramubwiye ati yego, nzagutegereza n'iyi myaka yazaba ingahe. Aba bana rero baragiye baraburana nyine. Nyuma y'imyaka 20 rero buri wese aba yarashoje kwiga, ndetse rwose buri wese nyine afite icyo akora kijyanye n'ibyo yize, gusa ntabwo baba barongeye kubonana ukundi. Koko rero yaragiye maze aba umukire, dore ko yarasigaye afite kampani ikomeye cyane, ndetse ntabwo bari bakimuzi kuri rya zina rya Koko, ahubwo yari asigaye yitwa Ige Johnson, kubera ko Johnson ryari izina rye rya famiye. N'ayo mazina bari basigaye bamwandikaho mu binyamakuru ndetse n'ahantu hose. Gusa nanone uyu musore yakundaga ko ibintu bye byose biba ibanga, ndetse nta hantu na hamwe ku mbuga nkoranyambaga wari kuzashaka ifoto ye ngo uyibone. Naho rero Jemila we yaragiye aba nyine umukobwa wajyaga ashushanya amabiju, yashushanyaga impeta, agashushanya amashenete, agashushanya nyine ibintu byose by'agaciro, ariko nyine bikozwe mu mabuye y'agaciro birumvikana. Uyu mukobwa rero nawe yaragiye nyine aba umudizayina w'ibintu bikoze mu mabuye y'agaciro, ariko akora nyine muri kampani yari izwi cyane, yakoraga ibintu bizwi. Hanyuma rero umuntu wari ukuriye iyi kampani Jemila yakoragamo yaje gukenera ko rwose Johnson yashora amafaranga muri kampani ye, dore ko yari umukire nyine wavugwaga ahantu hose, kandi yakundaga cyane ibintu byerekeranye nyine n'ibikoze mu mabuye y'agaciro. Yashakaga rero ko yashora muri kampani ye, ndetse rwose ibintu bya mbere bazakora amaze gushoramo, uzabikora akazabigurisha kuri uyu musore Johnson. Uyu rero umugabo wakoreshaga ba Jemila yababwiye yuko nyine hagiye kuza umushoramari mushyashya, ndetse ko bagomba nyine kuzahatana kugira ngo uzatsinda ibyo azaba yarashushanyije bizaba ari byo bizakorerwa uyu mugabo, dore ko nyine byagombaga rwose kuzagurishwa ku mafaranga menshi, ndetse uwagombaga kuba yabikoze yagombaga kuzahita amenyekana byanze bikunze. Jemila rero na Nunu nibo bakobwa baba muri iyi kampani ikora amabiju, bahora nyine bahanganye. Batangiye rero n'ubundi gutangira nyine kurushanwa kugira ngo nibura barebe ko babaselekisiyona mu bantu bazarushanwa. Jemila rero we yari yifitiye ibibazo, dore ko mama we yari arwaye arembye ndetse ari kwa muganga.
yari ari kuvuga ati ngize imana nkabona iri rushanwa nditsinze, nabona amafaranga yo gutuma mama bamukorera operasiyo yari yarananiranye. Sinzi ukuntu rero Jamila yarebye kuri mail ye maze ahita asanga nyine bamwandikiye ko we yatoranyijwe mu bazarushanwa. Akiri kwishima rero ati amafaranga ngiye kuyabona, Nunu yahise aza maze ahita amubwira tumva wowe rwose wirukanwe. Naho Jamila ati kubera iki nakwirukanwa? Mu mutima yahise atekereza ati hoya ntabwo rwose aricyo gihe cyo kwirukanwa, kubera ko nkeneye amafaranga yo kuvuza mama wanjye, rero rwose ntabwo nakwirukanwa. Naho rero Nunu yahise amubwira ati boss agomba kukwirukana kubera ko umusheri wanjye akora kwa Johnson, kandi nyine urabyumva boss wacu aramwubaha kuko azamuvuganira, ubwo rero urumva ko wowe ntacyo uri cyo nyine ugomba kwirukanwa. Jamila umukobwa yatekerezaga vuba cyane yahise atekereza ikintu cyatuma uyu mukobwa atamwirukanisha, maze ahita amubwira ati oya ntabwo banyirukana. Naho rero Nunu ati kubera iki batakwirukana? Jamila ati kubera yuko Johnson ari sheri wanjye. Kano kanya Nunu yarasetse ati sheri wawe wowe? Ati ntabwo rwose yakwiteza, ibyo byo ntabwo bishoboka rwose urabihimbye. Naho rero Jamila ati yego ni sheri wanjye yanihagazeho. Muri ako kanya rero boss wabo yahise yinjira ati ko numva urusaku hano, ntabwo muzi ko dufite akazi kenshi ko gukora, kubera iki numva muri gusakuza? Nunu ati boss ahubwo rwose uziye igihe, tekereza ko uyu mukobwa Jamila ari kuvuga ngo Johnson ni sheri we, tekereza ukumva ibyo bintu bishoboka? Boss yahise amubwira ati Jamila ni sheri wawe koko? Naho rero Jamila ati yego rwose ni sheri wanjye yanihagazeho nubwo yari afite ubwoba mu mutima. Boss we yahise amubwira ati noneho biroroshye, niba ari sheri wawe koko ndamushaka hano mu minsi itarenze 2 kugira ngo nyine azasinye kontra dufitanye. Niba ari sheri wawe biroroshye kuzamukonvenka akaza hano. Jamila yashatse guhakana kuko noneho yumvaga bitangiye gukomera nk'amabuye, ariko nanone kubera ko atashakaga ko bahita bamwirukana yarabyemeye, maze aravuga ati yego nta kibazo nzamuzana. Akiva hano rero imbere yabo yaragiye ajya muri sale nyine aho yakoreraga, maze yikorera amaboko ati noneho umva ko nigenje ibi bintu ndabigenza nte? Ni gute mbashije kwishyira muri ibi bintu? Ubu se koko nzakora iki? Yatangiye no gukora amarisaci maze atangira gusacinga nyine Johnson ku mbuga nkoranyambaga. Rero yasanze nta foto ye n'imwe ihari, bisobanuye ko nta bantu benshi bari bamuzi isura, kubera yuko nyine amafoto ye nta hantu na hamwe yari ari. Yahise atekereza rero vuba cyane, maze ahita atekereza ko ashobora gushaka umuntu yishyura maze akaza nyine yigize Johnson. Yabitekereje vuba cyane maze abatangiye kwandikira nyine umusore, gusa nyine ntabwo byatinze kujya hanze kubera ko Nunu yatangiye kugenda byamamaza, maze batangira kugenda babyandika mu binyamakuru ko nyine uyu munsi Johnson ari mu rukundo n'umukobwa ukora muri iyi kampani, ndetse rwose uyu mukobwa akaba yitwa Jamila. Bashyiraho n'ifoto kandi y'uyu mukobwa. Byaragiye rero bigera kuri mama wa Johnson ndetse bigera no kuri Johnson. Asista rero wa Johnson yaramubwiye atumva amakuru ari gukwirakwira ahantu hose kuri mu rukundo n'uyu mukobwa. Johnson rero yaramwitegereje maze ahita abwira uyu mu asista we ati ariko ngiyewe ndumva nta kibazo, kubera ko ahubwo ni igisubizo cyiza, bigiye gutuma nyine ya fiansaye yanjye ihagarara, kubera ko uriya mukobwa simukunda, ni mama wanjye uri gushyiramo imbaraga ngo umushake, kandi simukunda habe na gato. Hanyuma rero nyine ibi bihuha biri gukwirakwira birabimfashamo, maze njye n'uriya mukobwa nyine turangizanye. Asista we yaramubwiye ati gusa na mama wawe ari guhamagara telefone zitavaho, kubera ko nyine ngo ntashaka ko ibi bihuha bigumaho, ntashaka kumva aya makuru. Johnson yahise abwira rero uyu mu asista we ati ahubwo tuzi n'ikindi, ndumva nshaka kujya kureba uyu mukobwa maze nkamureba n'amaso yanjye, nkanamenya impamvu yiyitirira ko dukundana tutaranabonana na rimwe. Asista we ati nibyo se koko urumva nyine uhamanye n'umutima wawe? Naho rero Johnson ati cyane rwose.
nyamara ku rundi ruhande Jamila we yari ari kwandikira undi musore nyine amusaba yuko yazaza maze akiyita Johnson, ndetse rwose yamubwiraga ko ari ikiraka azakora igihe gitoya ubundi nyine akisubirira mu buzima bwe busanzwe. Bwarakeye rero maze Johnson abwira asisita we ati ndifuza ko nyine unshakira adresse yuzuye y'ahantu Jamila ataha, kubera ko ndifuza nyine kujya kumureba ariko sinshaka kumusanga kuri iriya kampani. Asisita we rero yabikoze vuba dore ko rwose yari umusore w'umunyamwuga cyane. Yamuhaye rero adresse yose yuzuye ariko aramubwira ko nyine nta kibazo ari bumutware maze bakagerayo. Baragiye rero bagezeyo Johnson yarakomanze, agikomanga rero Jamila yaje gufungura. Johnson yamukubise amaso ahita asanga yambaye yakoreye yamuhaye kera, yahise yibuka ajya kuyimuha ukuntu byagenze, maze mu mutima ahita atangira kwibwira ati birangiye rwose nongeye kumubona ukuntu nari naramushatse nkamushaka nkamubura. Yahise rero abona ko nyine ari wa mukobwa bakundanaga mu bwana. Yamurebye cyane maze nyine Jamila ahita amubwira ati injira. Yahise amubaza ati hanyuma urinde? Naho rero Johnson ati nitwa Ige Johnson. Jamila yahise amubwira ati wow, ati ndumva aho utangiye kuyijyamo neza kubera yuko nyine watangiye kwigira nkaho uri wowe nyawe. Yarongera amubaza ati hanyuma urinde? Yarongera asubiramo ati ndi Ige Johnson. Jamila yarongera amubwira ati ndumva rwose uri kubikora neza cyane. Kano kanya rero Johnson yari yibuze kubera ko ntabwo nyine ibingibi bari kumubwira yari abizi, kubera ko Jamila yari yabivuganye n'undi musore ari we bapanze ko azigira Johnson. Kano kanya rero hari haje Johnson wa nyawe. Jamila rero yahise amubwira ati ndakeka rero ugiye kubikora neza kandi uzakomeze wigire nyine nka Johnson w'umukire, ndetse ubwo biransaba ko nzakugurira nyine imyenda ijyanye n'iyo rero ugiye gukina. Ikindi kandi tuzakinana nyine amasene makeya wigize nkaho uri sheri wanjye. Yarabivugaga rero Johnson akamureba ati uri sheri wanjye, akamureba nyine byari byamuyobeye. Gusa hashize akanya gatoya yaje kubyumva neza ko uyu mukobwa ari gushaka kwigira nkaho ari sheri wa Johnson ariko akabikorana n'undi muntu, kubera ko nyine Johnson batari baziranye mu by'ukuri. Johnson rero yarumiwe maze ahita avuga ati ikintu gitangaje ni ukuntu Jamila atigeze amenya ko ari njyewe koko wa kera. Yamubajije rero amafaranga yakorera maze Johnson abanza gushidikanya, ariko yahise amubwira nyine igiciro cy'amafaranga yakorera. Kano kanya Jamila yahise amuhereza amafaranga make maze aramubwira ati iyo ni avance n'andi nzayaguha. Yahise amubwira ati haguruka nkwereke. Yaramujyanye rero maze yicara nyine ku ntebe maze ahita atangira gukora mu kabati. Yahise rero amwereka costume ati iyi costume rero ugomba kuyambara kubera ko nyine ugomba kuba usa neza na Johnson. Gusa muri ako kanya ari kumubwira ati kuramo imyenda. Johnson we yabanje kugira ubwoba ati ngo iki? Naho rero Jamila ati nyine ugomba kwambara imyenda kugira ngo use neza neza na Johnson. Johnson rero yaramwenyuye maze arahaguruka atangira gukuramo ishati nyine kugira ngo ahindure imyenda. Naho rero Jamila yamunazeho akajisho maze ahita areba hirya maze ahita yivugisha ati ibogari, ariko nyine ahita yongera yigira nkaho nta cyabaye. Uyu musore rero yarambaye ariko ari no guseka cyane kuko ibintu byari biri kumubaho hano nawe byari byamutunguye, ndetse wa mu assistant we yasize mu modoka ntabwo rwose yari azi uko nyine byifashe. Ku rundi ruhande ariko wa musore wari wavuganye na Jamila ko ari ugomba kuzakora kano kazi, kano kanya yari ari guhamagara yasaraye, yari yayobye nyine yahayobewe kubera ko nawe yagombaga kuba yaje kumureba. Jamila telefone yari ayisize ayirambitse muri salo kubera ko nyine yari agiye kugira imyenda Johnson. Telefone yakomeje gusona maze uyu musore abura umwitaba kandi hari hamuyobeye burundu. Byarangiye rero yisubiriyeyo kuko nyine yabonaga yaburanye n'uwo yari aje kureba.
Jamila we yatekerezaga ko nyine we yari ategereje ari uyu wamugezeho kandi akaba yamugereyeho ku gihe. Nyuma rero y'umwanya mutoya Johnson yaratekereza ati ariko ngomba rwose kubwiza ukuri Jamila maze akamenya ko ari njyewe. Yaramubwiye ati Jamila ati karame. Johnson ati ariko mu by'ukuri ndi Hugo Johnson. Naho rero Jamila ati yego rwose uri we, ahubwo nukomeza gutyo ibintu bizagenda neza cyane, humura kandi nta muntu n'umwe uzigera kumenya kubera ko uriya musore ngo ni Johnson nta mafoto ye namwe ari ku mbuga nkoranyambaga. Naho Johnson ati none se bibaye ngombwa ko hagira umuntu umenya byagenda bite? Jamila ati humura rwose nta muntu n'umwe uzakumenya kubera ko kano kazi ndagakeneye cyane kuko nkeneye amafaranga yo kuvuza mama wanjye. Johnson ati none se kubera iyo utabibwiye nyine Johnson wa nyawe? Naho rero Jamila ati uratekereza se nari kubimubwira? Ati uriya musore ni umwiyemezi, icye nyine ni ugukunda amafaranga n'ibyubahiro gusa, nta nubwo rwose mba nifuza kuba nanamubona ntakubeshya nkurikije ibintu nasomye bimwanditseho. Ntabwo rwose mba nifuza no kumureba mu maso. Njye ntabwo nkunda abasore bameze gutyo baba biyemeza nyine baba baratwawe n'amafaranga gusa. Kano kanya rero Johnson yumvise ko atari igitekerezo cyiza kuba yakwibwira Jamila bya nyabyo, ahubwo nyine yahise atekereza ati ni byiza ko nakwicecekera kubera ko noneho aramutse amenye ko ndiwe bya nyabyo ashobora rwose guhita abivamo maze ntatume tunakomeza kwivuganira, kandi nari ngize amahirwe mwiboneye nyuma y'iminsi myinshi cyane nirirwa mushaka ahantu hose naramubuze, none birikoze mba ndamwiboneye. Sinshobora rero kongera kumutakaza ukundi, ngomba kumuba hafi bishoboka byose. Johnson rero ndetse na Jamila bumvikanye ko ari ahejo nyine bazahurira kuri kampani. Johnson yasubiye mu modoka maze wa mu assistant we wari n'inshuti ye cyane ahita amubaza ati hanyuma se Jamila yakumenye? Johnson yahise amubwira ati hoya ntabwo yigeze amenya. Naho rero uyu musore ati kubera icyo utamwibwiye? Johnson ati tukivugana numvise rwose yanga Johnson wa nyawe, rero nahise nicecekera nanga kumwibwira. Ati none se iyo namubwira ko nibura uri wa koko wa kera, dore ko noneho yari asigaye nyine yaragiye kuri taye, ari umusore nyine wubatse umubiri, ntabwo yari akiri wa wundi wari ubyibushye kwa kundi. Johnson yahise amubwira ati ndatekereza ko atari cyo gihe, ahubwo nyine bisa nkaho yashakaga umusore wigira nkaho ari Johnson maze nyine akazamupresenta muri kampani. Icyo kirakare rwose nahise ngikora nishimye. Uyu mu assistant we yahise aseka ati oya ntumbwire ko ari uko bikugendekeye. Johnson yahise amubwira ati yego kandi nyine niteguye kumufasha muri buri kimwe cyose, ubundi nyine ibindi nzaba mbimubwira nyuma. Bwarakeye rero mu gitondo bosi wabo yaje yasaze yishimye maze ahita abwira nyine Jamila atumva ntabwo mushobora kubyumva, murabizi se ko Johnson yagarutse hano muri uyu mujyi, yari amaze igihe ari hanze nyine none ubu ngubu rwose yagarutse. Gusa nyine nta cyiza nko kuba dufite umusheri we muri gurupe yacu, birumvikana ko ibintu bigiye kugenda neza cyane. Yahise abwira Jamila ati uzi nasinyiye kontara ndakubwiza ukuri nzahita nkugira umudizayini ukomeye kurenza abandi, ni wowe uzahita ubahagararira. Kano kanya rero none yahise yumva ishyara atazi aho riturutse maze ahita ajya ku ruhande. Yahamagaye rero wa musheri we wakoraga nyine muri kampani ya Johnson, yahise amubaza ati none se Johnson koko yagarutse mu gihugu? Naho rero uyu musore ati yego cyane. Naho rero none ati none se nibyo koko Jamila ni umusheri wa Johnson? Uyu musore yahise amubwira ati simpamya ko ari byo kuko rwose ntabwo ndumva nyine amagambo avuga yuko bosi wanjye afite umusheri. Yahise amubaza ati none se Johnson araza kuza muri kampani yacu hano? Uyu musore rero yahise amubwira ati hoya kubera ko afite inama agomba kujyamo. Naho rero none yahise yishima ati nari mbizi kuko ari agakobwa kabeshya. Yahise rero agaruka nyine kubera ko yari agiye ku ruhande asize bosi wabo ndetse na Jamila bari kuvugana, we yagira ngo averifiye yumve koko niba uyu mukobwa ari kuvugisha ukuri, cyane cyane ko ataramwizeye habe na gatoya.
None rero yaragarutse maze ahita abwira Jemila ati kubera iki ubundi utamuhamagara ngo maze umubaze aho ageze kano kanya, mubaze nyine niba ageze mu nzira tunumve ko ari buze bya nyabyo. Yagira ngo nyine yumve niba kandi Jemila agiye gukomeza kubeshya. Boss wabo yahise amubwira ati ariko nibyo rwose muhamagare. Jemila yabanje kubyanga, naho rero Nunu yahise amwambura telefone maze ahita areba mu izina nyine ryanditseho Johnson. Yahise rero ahamagara, telefone ayishyira loudspeaker kugira ngo bose bumve. Yatangiye rero gusona maze mu kanya gato cyane Johnson yari yitabye. Bahise rero babwira Jemila bati muvugishe. Jemila yari afite ubwoba birumvikana, yatekerezaga ko ahari ashobora kwinyuramo cyangwa se nyine ashobora kuvuga ibintu biterekeranye. Yahise amubaza ati ufite umwanya? Naho rero Johnson ati niyo naba ntawe ufite sinshobora kukuburira umwanya habe na gatoya, mbwira ahubwo bimeze bite. Naho rero Jemila aturibuka ibyo twavuganye ejo. Johnson ati gute nabyibagirwa, ibintu twavuganye sinshobora kubyibagirwa habe na gatoya. Jemila ati boss wanjye ari hano, hanyuma rero arifuza kumenya niba uri buze maze ukanasinya ya kontra nyine kugiye gushora imari muri kampani ye. Johnson yahise amubwira ati yego rwose nta kibazo, ntimuhangayike, mu kanya gatoya ndaba mpageze. Yakubye telefone rero maze bose bahita bavugiriza induru icyarimwe, dore ko nyine ibyishimo byari bibishe. Boss we yahise ashyuha atumva ati mwese mutangire mwitegure, kubera ko hano hagiye kuza umuntu ukomeye, mutegure ibintu byose mubishyire ku murongo. None we rero yatangiye kureba nabi, gusa yari yizeye neza ko rwose uyu musore ataza kuza, niho yari amutegeye. Yahise amubwira atumva ndumva nishwe n'amatsiko yo kuza guhura n'uwo mukunzi wawe. Ku rundi ruhande rero Johnson wari uri mu modoka ari kwerekeza ahagombaga kubera inama, yahise ahamagara maze ahita ababwira ati inama muyisubike, ntabwo mpari, hari ahantu ngiye kandi birihutirwa cyane. Birumvikana nyine yajyanye na wa umu-assistant we bahuraga bagendana, dore ko yabaga agiye ahantu yifuza ko nta mushoferi umutwara, uyu mu-assistant we ni nawe wamutwaraga. Baragiye rero muri kampani baritegura, baradekora vuba vuba, dore ko rwose bari bashyushye. Hanyuma rero barategereje maze babona Johnson yatinze. Boss wabo yatangiye kubabwira atari ko se ko ndeba yatinze. Naho rero Nunu yaramubwiye atari ko rwose nakubwiye nuko udashaka kubyumva, ntabwo ari buze kuko ari mu nama ubu tuvugana, ahubwo uyu mukobwa ni umubeshyi, yakubeshye rwose ndakubwiza ukuri. Boss wabo ati hoya, ntabwo rwose byashoboka, ntabwo mwankiniraho gutyo kandi namwiyumviye avuga kuri telefone. Naho rero Nunu ati ndakubwiza ukuri, uyu mukobwa yashatse undi muntu aba ari we yitirira Johnson, ntabwo ari we wa nyawe. Uretse no kuba yarakubeshye, ahubwo nyine yakoze n'icyaha cyo kwitirira umuntu undi. Ntabwo rwose baziranye, ndakubwiza ukuri ko bataziranye. Abantu bose rero batangiye nyine kubwira nabi Jemila, ari nako kandi bamusunika bamukubita hasi, bamugaragura, bamukurura imisatsi, mbese abantu bose barakaye. Naho rero bose we yari kumubwira ati ndakwirukana kubera ko ntabwo rwose nakwihanganira iyi mikino. Nunu rero yamufashe imisatsi arakurura cyane, maze atangiye gukurura Johnson yahise yinjira, yahise aza yihuta ati murekure gira vuba. Yahise afata akaboko ka Nunu maze akajugunya nk'iriya. Yahise kandi afata Jemila maze aramuhobera, yaramubwiye ati komera ntacyo wabaye. Jemila ati ntacyo. Yahise amwongorera atumva ati dukwiriye kugenda tukava hano kubera ko Johnson wa nyawe ashobora kuba agiye kuza hano. Naho Johnson yahise amubwira ati hoya ntuhangayike, humura rwose ndaza kubyitwaramo neza, wigira ikibazo wowe nyizera, ngirira icyizere, ibyo nkora ndabizi. None rero yahise atangira gusakuza atari ku bundi wowe urinde. Naho rero Johnson ati ndi Hugo Johnson, ati kubera icyo ukomeza kumbaza gutyo, uyu mukobwa ati ntabwo uri we, ndetse rwose mbifitiye n'ibimenyetso. None rero yahise afata telefone maze ahamagara wa musheri we nyine ukora mu kigo cya Johnson. Yahise amubaza ati ntiwambwiye yuko Johnson kano kanya tuvugana ari mu nama? Uyu musore yahise amubwira ati hoya ntabwo ari mu nama kubera ko inama yayisubitse. Kano kanya rero Nunu yahise yumva aguye mu kantu, yahise abura icyo akora.
naho rero bosi wabo we yahise rwose atangira kubwira Johnson ati ndishimye cyane kuba uje muri kampani yacu, turakwakiriye rwose kandi wihangane ku byaba byabaye byose, uko usanze hano hameze ubyihanganire rwose. Johnson rero yahise abaza nyine bosi wa ba Jamila ati wowe se urinde? Nawe ati ndi umuyobozi w'iyi kampani. Naho Johnson yahise amubwira ati ni wowe wanyandikiye email nsaba yuko naza gushora muri iyi kampani, ntakubeshye nkurikije imyitwarire yanyu n'ukuntu mufata n'abakozi, ntabwo rwose nkishoye muri iyi kampani mise nifata. Naho bosi wabo yahise amubwira ati hoya rwose mbabarira, yakuruye rero Nunu ati kubera icyo udasaba imbabazi maze ukagira imyitwarire myiza imbere y'abantu baza batugana. Nunu yahise amubwira ati nta mbabazi nasaba kubera ko ndabizi ko atari ibya nyabyo, none se uragira ngo barakundana koko? Niba bakundana niba bitwereke. Johnson rero yahise yegera Jamila maze baramusomye ati noneho urabyemeye se? Nunu rero yahise abura aho areba maze ahita akomeza avuga ati gusa sinzi impamvu ndi kubona wagira ngo rwose uri umutekamitwe. Bosi yahise amukubita urushyi rwiza ati niwongera kuvuga ndahita nkwirukana muri iyi kampani yanjye. Bosi rero yakomeje kwinginga Johnson maze Johnson ahita amubwira ati nta kibazo nguhaye amahirwe ya nyuma, gusa ndabona muri kuntera stress kandi ntaranashora muri kampani yanyu, hanyuma rero nzaza gusinya kontara ejo, ariko ugomba kujya ucunga abakozi bawe kandi ukabafata neza. Sinshaka kuzongera gusanga hari umukozi wahohotewe muri iyi kampani, sinshaka ko rwose amafaranga yanjye azaba imfabusa. Abakozi nibo batuma tubona inyungu, niba bafata nabi rero utekereza yuko amafaranga bazayakura hehe? Johnson rero yarasohotse maze asohoka afashe mu kiganza Jamila ngo amuherekeze. Bageze hanze rero maze Jamila aramubwira ati mbwira ni gute wamenye nyine ibya email bandikiye Johnson? Naho rero uyu musore yahise abitekerezaho atumva nyine asista we ni inshuti yanjye cyane, niwe rero wampaye ayo makuru kubera ko nyine namubwije ukuri, mubwira icyo nkeneye maze nawe aramfasha. Jamila rero yahise amubwira ati ibyo ni byiza cyane, ndumva rwose uzi no kubana. Yitegereje rero imodoka yajemo ati iyi modoka se ko ari nziza cyane, ubikodeshwa nkangahe ku munsi? Johnson utarabitekerejeho neza yahise amubwira ati urebye uramutse ugiye kuyishaka ngo uyikodeshe byagusaba nk'ibihumbi 3 by'amadolari. Naho rero Jamila yahise amuciraho amazi yari amaze gusoma kubera nyine kuntu yikanze. Umushoferi rero ari nawe asista wa Johnson yahise abwira Jamila ati hoya itonde rwose twararike. Jamila rero yahise afata akantu maze atangira guhanagura nyine Johnson atumbabarire, ni ukubera ukuntu nyine ntunguwe, ayo mafaranga ni menshi cyane ntabwo rwose nazayabona. Johnson yaramubwiye ati nta kibazo, ubwo ndaza kuyihindura maze nshake nyine iya makeya nta kibazo. Hanyuma rero bahagaze aho ngaho nyine muri parikingi batangiye kuganira. Icyo batari bazi ni uko Nunu yari yabakurikiye ndetse rwose ari kubarikodinga ari nako anabafata video. Kano kanya rero Jamila yari ari kubwira Johnson ati ni ukuri wakoze cyane kuba waje, ahubwo se n'ejo uzaza nyine mu byo gusinya kontara? Naho rero Johnson ati yego rwose nzaza. Jamila ati ni ukuri wakoze cyane kuba wahabaye kubera ko nkeneye amafaranga rwose yo kuvuza mama wanjye. Hanyuma rero ndabizi neza ko hari ibintu bimwe na bimwe ukeneye, harimo nko kuba ukeneye abantu bazajya baguherekeza. Nyine ndakeka ko Johnson aba afite ababodyguard benshi ndetse rwose aba afite n'umushoferi ugomba kumutwara ahantu hose agiye. Ubwo rero ibyo byose urabikeneye, hanyuma njye kuguha ikarita yanjye gusa iriho amafaranga make, nawe uzakoreshe makeya nyine utuntu duciriritse. Ntuzagire ngo rwose hariho amafaranga menshi ngo ushake kunyiba cyangwa kunyesikoroka, nta kintu kibereyeho rwose, hariho udufaranga dukeya. Naho rero Johnson ati oya ko unyizeye humura rwose komeza unyizere, nta kintu kibi nakora, nta n'icyo nzatekereza gukora kandi nzabikora neza nk'uko ubimbwiye. Naho rero Johnson ati ubwo rero nahejo mabuja. Jamila ati sawa nahejo. Ibi byose rero Nunu yari yamaze kubifata neza rwose muri rikodi ndetse yanafashe video. Yahise atangira kwibwira ati nari mbizi ko uyu mukobwa abeshya, gusa ni byiza kuko noneho ndamufite neza cyane. Yahise rero ahamagara sheri we maze aramubwira tumva ndifuza yuko asista wa Johnson ejo yazaba ari kuri kampani yacu.
kubera ko ndifuza ko rwose azaza akibonera n'amaso umuntu uzaba uri kwiyitirira bosi we ashaka gusinya kontara mu izina rye. Ndifuza ko azamwibonera n'amaso ye, hanyuma rero ubundi nyine akazahita amutamaza, ubundi nyine kari agakobwa nkazareba ikintu bazagakorera. Sheri we rero birumvikana yamubaga hafi kandi yaranamufashaga, yaramubwiye ati ntugire ikibazo mukunzi, rwose ejo nzakora ku buryo asisita wa Johnson azaba ari kuri kampani yanyu, maze ibyo byose azabyirebere n'amaso. None rero ntabwo rwose yigeze aryama kubera ko yumvaga yishimye ari gutekereza ibintu bizaba kuri Jemile ejo. Yaravugaga ati mva nzaba nkureba ukuntu uzaseba. Ku rundi ruhande rero Johnson yabwiye asisita we ati ndifuza yuko wamenya ibitaro mama wa Jemile ariho, hanyuma bakamuhindurira aho ari, bakamushyira mu cyumba kiri VIP kandi bakamuha imiti yose akeneye, ubundi byose ukabyishyura mu ibanga rikomeye kandi ubabwire ko atagomba kumenya uwabikoze, ko bazamubwira ko nyine ari abagira neza baje maze bakamwishyurira buri kimwe cyose. Asisita we yahise abikora vuba vuba, maze Jemile agiye kwa muganga yinjiye mu cyumba asanzwe asangamo mama we, maze asanga hicayemo umunasi. Yahise amubaza ati mama wanjye ari hehe? Naho rero uyu munasi yahise amubwira ati bamwimuye, bamujyanye mu cyumba kiri VIP. Yahise amwereka rero urupapuro, maze Jemile asomye asanga ibintu byose birishyuye, iki cyumba kirishyuye, imiti yose irishyuye, mbese ibintu bimeze neza. Yahise amubaza ati none se umuntu wabikoze ntabwo yigeze asiga izina rye? Naho rero uyu munasi ati oya ntabwo yarisize, ni abakorerabushake nyine, ni ba bantu babagira neza, ntabwo baba bashaka yuko abantu babamenya. Muri ako kanya hahise hinjira umushuti wa Jemila, maze Jemila ahita amubaza ati ntumbwire ko ibi bintu ari we wabikoze? Uyu mushuti we yahise amubwira ati oya ntabwo rwose ari njyewe, ati ahubwo ushobora gusanga ari marayika murinzi wawe. Naho rero Jemila yatangiye gutekereza ati ubuse koko ninde waba wabikoze? Uyu mushuti we yahise amubwira ati umva wowe ugize amahirwe, ugize Imana ko mama wawe ameze neza, hanyuma nawe boneraho umwanya wo gutekereza cyane kuri kompetisiyo igutegereje imbere, hanyuma nimara kurangira tuzabona gushaka nyine uwo marayika murinzi wawe twitonze. Bahise baseka maze bakutana mu kiganza nyine, gusa Jemila yari yishimye ko nibura ibintu byose bimeze neza. Gusa nyine Jemila yatekereje neza maze ahita asanga nta mpamvu yuko nyine uyu musore yakomeza kwiyita Johnson igihe n'ubundi abona ko ibya mama we byabaye bikemutse, ko afite imiti ndetse afite aho aryamye kandi hameze neza. Noneho yatekerezaga ko amafaranga yo kuzamuvuza ubundi agiye kuyashaka yitonze, ko rwose iby'ibanze yari abifite kano kanya. Yahise atekereza ariko agomba guhakanira nyine Johnson. Yaramuhamagaye barahura hari mu masaha y'ijoro, yaramubwiye ati ndifuza yuko kontra yanjye nawe yahagarara. Johnson ati hari icyo se naba nakoze kibi ku buryo cyatuma unyirukana? Naho rero Jemila ati ntacyo rwose habe na gatoya, ahubwo nyine nasanze bitakiri ngombwa gukomeza kwiyitirira undi muntu. Johnson ati hanyuma se ubwo boss wawe uzamubwira ngo iki? Jemila ati uzamubwire yuko twatandukanye, none byose ukaba wabivuyemo, ntacyo rwose bitwaye. Ati none se urumva nitumubwira ko twatandukanye bitunguranye gutyo batazabifata nkaho harimo ikindi kintu? Jemila ati nta kibazo byihorere, nzagerageza rwose kubijera, gusa nyine sinifuza ko rwose ibi bintu byakomeza. Johnson rero yagaragaraga nk'utari kubyumva, yakomezaga abwira Jemila ati ariko sinshaka kugenda, ndashaka gukomeza kugufasha, sinshaka kujya kure yawe. Naho rero Jemila ati ntumbwire kandi utangiye kunkunda, wowe nyine humura rwose, genda humura bizagenda neza, n'ubundi ntabwo ubuze akazi kubera yuko ndakwishyura amafaranga nyine nagombaga kukwishyura, ariko nyine ubihagarike, ntabwo nifuza ko bikomeza. Johnson rero yashatse gukomeza kumuvugisha, ariko Jemila ahita yigendera aramubwira ati ubwo ugira ibihe byiza kandi genda nyine ukomeze ubuzima bwawe nta kibazo. Johnson rero yasubiye mu modoka, maze wa musisita we ahita amubaza ati hanyuma se kubera icyo utamubwiye uwo uri we wa nyawe? Naho rero Johnson ati n'ubundi ni hahandi ndamutse mubwiye ko ndi Johnson naba mutakaje, gusa nyine nta kundi
ariko nanone ukomeze ubwire nyine bosi w'iriya kampani ko ejo nzaba mpari ngiye gusinya kontra mu gitondo cya kare ndaza kuba mpari. Mu gitondo rero Johnson yarazindutse maze araza nyine aza muri iyi kampani. Yaje mbere y'uko na Jamila agera ku kazi. Yaraje rero ahita ajya muri biro ya bosi atangiye rero gusinya. Mu kanya gato Jamila yaraje maze Nunu akimukubita amaso ati hanyuma se sheri wawe ari buze? Naho rero Jamila ati hoya ntabwo ari buze, nanabibwiye bosi wanjye. Nunu rero yarasetse ati ndagusetse koko, burya nta n'amakuru se uba ufite ya sheri wawe? Ati sheri wawe yaje ndetse rwose ari muri biro ya bosi. Jamila wese yumva yikanze cyane cyane ko yari yamaze guhakanira Johnson ko rwose atari bugaruke. Yaketse ko ahari haje noneho uwa nyawe. Nunu rero yahise amukurura maze aramujyana nyine. Yamugejejeyo maze Jamila ahita afata nyine Johnson yahise amwongorera ati kubera iki waje? Urabona ko utaje kunteza ibibazo? Bakivuga batyo rero Nunu yahise ahamagara sheri we atumva ati noneho wazamuka. Yaraje abasanga hano muri biro ati ngwino hano maze urebe nyine. Nyamara uyu musore ntabwo yari azi rwose Johnson kubera ko nubwo yamukoreraga ariko bari batarahura na rimwe. Yabaga azi gahunda gusa Johnson yagiyemo ariko isura ye ntayo yari yabona. Yaraje rero maze akihagera bosi wa Jamila yahise amubaza ati wowe urinde? Ati ngewe ndi sheri wa Nunu nkora kwa Johnson. Yahise amubaza ati uyu muntu usura muzi? Naho uyu musore ati hoya rwose ntabwo muzi. Bahise babaza rero Johnson bati hanyuma se wowe uyu muntu uramuzi? Nawe ati ntabwo muzi. Uyu musore yahise avuga ati rega we ntabwo ari Johnson, ntabwo bishoboka ko ari we kuko nyine bosi wanjye ari mu nama yindi ahantu n'ubundi naho bakora ibintu by'amabijo. Nunu rero yatangiye gusakuza ati nari narakubwiraga bosi, nahoraga nkubwira, dore uyu nguyu rwose ni umuntu bakodesheje. Yahise amwereka rero ya video yafashe n'amajwi arimo. Bosi akimara kubireba yarumiwe maze ahita abwira Jamila ati Jami, ni wowe wankora ibyo koko? Ni wowe wankora bino bintu? Kubera iki wakomeje kunkinisha? Kubera iki ariko uri umwana mubi? Jamila rero ubwoba bwari bwamwishe ari gutitira atangiye kuvuga ati reka byose mbisobanure. Naho rero Johnson ati ahubwo se niki kiri kubabwira ko uwo muntu muri kuvuga atari we nge wa nyawe? Naho rero uyu musore wakoraga muri kampani nyine ya Johnson ati hoya asista waraje mu kanya, araje abigaragaze neza kuko we nyine baraziranye baranahorana. Araje rwose maze ahita gukoza isoni. Kano kanya rero noneho ubwoba Jamila bwahise bumwica kurushaho, dore ko noneho yahise atekereza ko nihaza nyine umuntu uzi Johnson wa nyawe biri bube bibarangiriyeho. Yatangiye kugira ubwoba ndetse atangira no gutitira. Naho rero wa musheri wa Nunu yatangiye kubabwira ati umubeshyi gusa nyine muraza gufungwa mwese nibigaragara ko mwitiriye umuntu utari we. Ndetse atangira kubaza rero Johnson atari ibyo byose ubwo wari uri kubikora kubera amafaranga? Naho Nunu ati uzi ko neza ngiye mwari mwanambeshye neza wagira ngo ntangiye kubyemera. Atababeshyi gusa bosi we nyine yari yumiwe, yari ari kubabwira ati nimumbabarire muceceke kuko muri kuntesha umutwe. Naho rero Jamila ati nimumbabarire ntimuhamagare polisi ndetse rwose ibintu byose mubingerekeho, ariko we mumureke yigendere kubera ko nta ruhare yabigizemo. Ubwo nyine yari ari kuvuga Johnson. Muri ako kanya rero ibintu nyine byamaze kuba gatogo. Bahise babona asista wa Johnson yinjiye. Wa musheri rero wa Nunu yahise avuga ati nguyu rwose araje, reka aze noneho atumara impaka. Wa musheri rero wa Nunu yahise abwira asista wa Johnson atumva mbabarira rwose uhamagare polisi kubera ko hano hari umuntu ushaka kwangiza izina rya bosi. Tekereza uyu musore w'ingegera ari kwiyitirira bosi. Nuko nyine yabivugaga. Aka kanya Johnson yari yacecetse gusa yahise ahindukira buhoro maze areba asista we amucira isiri ryo kumubwira ngo nyine abyemere ko ari bosi we. naho rero Jamila. Naho rero Jamila yahise abwira asista wa Johnson atumva mbabarira rwose uhamagare polisi kubera ko hano hari umuntu ushaka kwangiza izina rya bosi. Tekereza uyu musore w'ingegera ari kwiyitirira bosi. Nuko nyine yabivugaga. Aka kanya Johnson yari yacecetse gusa yahise ahindukira buhoro maze areba asista we amucira isiri ryo kumubwira ngo nyine abyemere ko ari bosi we. Naho rero Jamila
naho rero Jemila agikubita amaso uyu musore yahise abona ko ari wa wundi yigeze kubona atwaye Johnson. Yahise atuza mu mutima kuko yahise amenya ko nyine nabyo ari bya bindi by'ubwesikoro bwabo bigikomeje. Yahise areba Johnson ariko nanone yumva ariruhukije kuko yaravuze ati ibyo byose uyu nguyu uje n'ubundi ni umushoferi we nyine muri ya diro yabo, ati ubu ngubu nyine n'ubundi aradufasha. Asisita rero wa Johnson yahise amubwira ati ni icyo se ubwo wari umpamagariye? Naho rero uyu musheri wa Nunu ati cyane, ati nangaga ko bakomeza kwangiza izina rya bosi wanjye. Asisita rero yahise ahindukira maze ahita avuga ati bosi Johnson, none se ubundi mwifuzaga iki? Bose rero bahise bareba bati kandi nawe ubwo rwose baguhaye amafaranga kubera ko urabizi neza ko uyu nguyu atari we, uyu nguyu ari umwesikoro, ari umubeshyi, ntabwo twumva ukuntu nawe uje kandi kubishimangira. Uyu musore yahise ababwira ati hanyuma se ntabwo muzi yuko ndi asisita wa Johnson? Hanyuma murumva muzi bosi wanjye kurusha uko njyewe n'abamuzi? Muri kumpakanya ibintu nsanzwe nzi. Yahise rero abwira nyine uyu musheri wa Nunu atumva ati wowe urirukanwe ku kazi kubera guhindanya izina rya bosi wacu. Johnson rero nawe yahise amubwira ati umva, nizere ko rwose utazongera gukoza akaguru muri kampani yanjye, nta soni wowe. Uyu musore rero yahise yumva atabyumva ukuntu yirukanwe rwose ku kazi. Yahise arebana na Nunu we rwose wari utarabyemerana n'aka kanya ati ntabwo bishoboka ko Jemila yakundana na Johnson, ntabwo bishoboka rwose, si uwa nyawe ahubwo sinzi uko biri kugenda. Naho bosi we yari atangiye kwiruhutsa kuko nibura yari amenye ko wari uje gusinya kontara ari we wa nyawe. Bosi rero yahise afata Nunu maze aramukurubana aramusohora ati genda nsohokera muri biro mvira hano. Yahise abwira Johnson ati hanyuma se tugaruke nyine kuri signature yacu? Naho Johnson ati nta kibazo ariko ndasinya kuri kondisiyo imwe. Bosi ati ni iyihe? Johnson ati kondisiyo ni uko nyine ugomba kuzita cyane kuri Jemila by'umwihariko, urabibona ukuntu ari umuhanga. Hanyuma rero ndifuza ko yaba umudizayina w'amabiju ariko nyine mukuru rwose, igishoboka cyose uzagikore kugira ngo mushyigikire. Naho bosi ati yego rwose ndabyemeye, ibyo ntabwo bigoranye, ndaje rwose mwiteho by'umwihariko. Ibi byose rero birangiye, Jemila yahise abaza Johnson ati hanyuma rero mbabarira rwose ubinsobanurire neza ukuntu umushoferi wawe aziranye n'uriya musore, ukuntu nyine ari asisita wa nyawe wa Johnson, mbabarira ubimbwire neza. Naho rero Johnson yahise amubwira ati yego niko bimeze, gusa nyine ni inshuti yanjye, ubwo rero yaraje kumfasha. Naho rero uyu musore nyine w'umu asisita wa Johnson yahise amubwira ati nyine Johnson yari yanambwiye ngo nze hano kugira ngo nite ku bya kontara yagombaga gusinya hano, gusa nyine kubera ko nari nzi iby'inshuti yanjye neza nagombaga no kuyifasha. Kano kanya rero Jemila yahise atuza kuko yamenye ko na kontara yasinywe ari iya nyayo n'ubundi na Johnson wa nyawe yagombaga kuza gusinya iyi kontara, ariko akaba yoherereje asisita we. Yahise yumva rero atuje mu mutima maze ashimira cyane Johnson ati nubwo bwose nari nakwirukanye nakubujije kongera kugaruka, ariko rwose kuba ugarutse biramfashije kubera ko ntabwo nzi ukuntu ibi bintu nari kuza kubyikuramo. Ndakubwiza ukuri, nari kuza gusoreza muri polisi ahari. Bakiri muri ibyo rero telefone ya Jemila yarasonnye maze asanga ni kwa muganga bamuhamagaye, bamubwiye ko mama we ameze nabi cyane. Yahise agenda rero ariko nyine na Johnson ahita amuherekeza. Bageze kwa muganga, Johnson ajya ku ruhande maze ahita ahamagara wa mu asisita we ati ndifuza yuko washaka nyine umuganga uvura umutima, umuganga ushoboye muri kino gihugu cyose, maze akita kuri mama wa Jemila, dore ko nyine mama wa Jemila yari afite ikibazo cy'umutima gikomeye. Mu kanya gato rero Jemila ari kubwira mama we ati mama nari nagize ubwoba kubera ukuntu nyine wari urembye. Naho mama we yaramubwiye ati mwana wanjye humura ameze neza, atari ko se wowe uzatangira kwiyitaho ryari? Uhora unyitaho gusa, ese waba ujya utekereza ko nyine ushobora kuzakora ubukwe maze ugakora umuryango wawe?
Jamila ati oya, ngomba kubanza kukwitaho. Mama we atari kunifuza ko wabaho wishimye. Jamila yatekereje rero ko agomba gushimisha mama we, maze ahita amubwira ati mama, ati n'ubundi ndishimye, nuko ahubwo nari narabuze aho mpera mbikubwira, ariko ubu tuvugana mfite umukunzi. Mama we yarishimye ati mwana wanjye umbwiye ikintu cyiza, ufite umukunzi, ndanezerewe rwose, noneho ndifuza ko nyine wagira umukunzi ugukunda, ukwitaho kandi rwose ukanezerwa. Nyamara kano kanya rwose Jamila yarabeshyaga. Hanyuma rero yaje gusohoka nyine avuye hano mu cyumba agiye hanze, maze asanga Johnson aracyahagaze. Yaramubwiye ati mama wanjye maze kumubeshya yuko mfite umukunzi kubera ukuntu nabonaga ababajwe no kuba nta muntu turi kumwe. Johnson yahise amubwira ati ahubwo se urabyumva ute nyine mbaye n'umukunzi wawe utari uwa nyawe? Ntubizi se ukuntu ndi umu acteur mwiza, nabikora neza cyane, urabizi ko ibyo wanshinze byose nabikoze, reka n'ibyo mbikore nk'akazi. Naho rero Jamila ati ubwo se nazabona amafaranga nkwishyura? Johnson ati kuri iyi nshuro reka mbikore nko kukuha serivisi, nta kintu nzakwishyuza nta kibazo. Jamila rero yahise amubwira ati nta kibazo, noneho imbere ya mama uzajye wigira nkaho uri sheri wanjye. Umunsi rero wakurikiye Johnson mama we yaramuhamagaye amubwira ko amushaka. Yaramubajije ati ariko uriya muntu uhora ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo murakundana, ni ibyanya byo ko niba birabihuha bitarekera? Johnson rero yaracecetse. Naho mama we turibuka ko ufite fiance, urumva se utari kumwangiriza izina? Johnson ati ariko umufiance ni wowe wamushatse, sinigeze rwose muhitamo. Mama we ati ariko ni amahitamo meza, urabona afite umuryango ukize, ndetse rwose ni umukobwa uzwi, ni umukobwa mbese ushobora kugufasha gukomeza kubaka izina. Johnson rero yaramubwiye ati ariko njyewe mfite umuntu ntashobora kwibagirwa, mfite umuntu wanze kumvamo. Mama we ati simbyitayeho, sinitaye ko ari we n'aho ava n'icyo muhuriraho, ugomba kuzashakana n'uriya mufiance. Johnson rero yararakaye aranivumbura ati ariko njye sinzamushaka kuko simukunda habe na gato. Nyuma y'iminsi mike rero Jamila yagiye kwereka mama we nyine umusheri, ubwo yari agiye kumwereka Johnson. Bagezeyo maze mama we aramwishimira, yaramubwiye ati ni wowe uri gukundana n'umukobwa wanjye, ni wowe uri kumuha ibyishimo? Johnson ati cyane, ndamukunda kandi ni byose kuri njye, ndamukunda cyane kubera ko umukobwa wawe rwose ni zahabu yigendera, kuba narahuye nawe niyo mahirwe ya mbere nagize mu buzima. Mama we rero yarishimye maze aramubwira ati ndagusabye uzamushimishe, ntuzigere umubabaza habe na rimwe. Barasohotse rero bavuye nyine kureba mama wa Jamila, maze Johnson ahita amubwira ati ndishimye kuba rwose nahuye na mama wawe, kandi rwose ndifuza ko najya ngufasha kuri buri kimwe. Jamila yaramubwira ati urakoze cyane, serivisi ikomeye iba yimpaye kuba uje tukajya kumureba, ariko ndifuza ko byakomeza gutya maze byaba ngombwa nkajya nkwishyura. Johnson yaramubwiye ati ahubwo ndifuza ko twabihindura, ntibibe ibyo kubeshya, ahubwo bikaba ibya nyabyo, kubera ko njye ibintu nabwiye mama wawe ni nabyo kandi nari gutekereza, nibyo bindi ku mutima. Ndagukunda bya nyabyo kandi rwose mba numva nifuza ko wambera umukunzi. Gusa nyine kereka niba undeba ukabona njyewe ntakunditse, ariko ni ukuri njyewe ndagukunda bya nyabyo. Akivuga ibi rero Jamila yahise amwegera maze aba aramusomye. Yaramubwiye ati nanjye ndagukunda kuko waramfashije kandi wambaye hafi, rero kubera nyine ukuntu wakomeje kunyereka ko uri umusore w'umwana mwiza, nanjye naragukunze. Barahobiranye rero maze rwose urukundo rwabo rutangira uyu munsi, biri ibya nyabyo. Hashira iminsi rero baba bafite ikirori muri ya kampani ya ba Jamila, dore ko nyine baba bafite amabiju bagomba kumurika. Uyu munsi rero Nunu aba yabwiye wa musheri we ati ukuntu badusenyeye izina, ukuntu nyine batwangirije ubuzima maze bagatuma nawe nyine utakaza akazi kawe. Ndifuza yuko noneho twakora ubucukumbuzi ku buryo byanze bikunze tugomba kumenya ukuri kwa nyako. Sinzi impamvu mba numva nizeye ko atari ibya nyabyo, ko uriya musore rwose atari Johnson wa nyawe. Sheri we rero yahise agira igitekerezo atuzi n'ikindi, muri bino birori tugomba gutumira mama we, kandi nyine nibamara gutumira mama we
byanze bikunze mama we naza niwe uzamenya neza ko uriya ari umwana we cyangwa atari umwana we. Nunu rero aramubwiye ati burya bwose uzi ubwenge, ngomba kubishyiramo bosi maze nyine nawe akazamutumira. Ni nako byagenze rero, rwose baramwemeje maze atumira Johnson ndetse atumira na mama we, ariko mu buryo Johnson atari azi ko nyine na mama we azaza kuko ntabwo babanaga mu rugo. Hanyuma rero umunsi w'ibirori Jamila yari yambaye neza cyane ndetse rwose abantu bose ubona bashyushye. Nunu yari ari kumubwira atumva ati sheri wawe se ko atari kuza, kubera ko nyine yifuzaga yuko Johnson ari buze ko bari hano kugira ngo aze kuza guseba neza. Naho rero Jamila ati araza rwose, nta kintu na kimwe cyamubuza kuza. Mu kanya gato rero Johnson yaraje maze ahita yinjirana nyine na Jamila bafatanye. Batangiye rero kugenda bari gutembera mu bantu bagenda banabasuhuza. Naho rero Nunu abwira sheri batumva ndabona ibintu bitangiye gushyuha, ntegereje ko mama wari buze kuza maze nkareba ukuntu biza kugenda. Mu kanya gato rero Nunu yarahagaze nyine na sheri we bari kuvuga batumva uriya musore byanze bikunze yiyitirira rwose Johnson, ntabwo ari uwa nyawe. Mama wa Johnson rero wese yinjira maze yumva bari kuvuga batyo ati hanyuma ninde muntu wiyitirira umwana wanjye, nkeneye kubona uwo muntu umwiyitirira. Akivuga gutyo rero Johnson yahise ahindukira, baba bakubitanye amaso maze Johnson ahita amubwira ati mama uri hano se nawe? Naho rero mama we ati Johnson wari waje hano, uzi ko ntari mbizi se ko turi buhahurire? Nunu rero yahise abura ahantu areba ati hoya uriya ntabwo ari umuhungu wawe, n'umwiyitirira. Naho rero mama wa Johnson atari ko se abakozi ba hano ni abasazi, urumva se ntazi umwana wanjye? Uratekereza ko umwana wanjye naba ntamuzi? Jamila rero yarumiwe maze atangira noneho rwose kurakara kubera ko yari amaze kubona yuko uyu musore bari kumwe ari Johnson wa nyawe. Mu kanya rero icyamunara cyaratangiye maze abantu batangira kuvuga nyine amafaranga bari buze kugura aya mabiju yari ari hano. Naho rero Johnson we wari uzi neza cyane amabiju yari yarashushanyijwe na Jamila, yahise atanga amafaranga menshi arusha abantu bose maze nyine birangira ari we yaguze. Nunu we rero yari yumiwe kubera ko yabonaga ibi bintu ahari bidashoboka, yatekerezaga ko ashobora kuba ari kurota kubera ukuntu yari yateje akavuyo hano. Boss yahise amwirukana ati nsohokera muri kampani igenda, ntuzongere kwakandagiza ibirenge kubera ko rwose waramvangiye birenze ibikenewe. Nunu rero noneho agahinda karamwishe maze atangira kwanga noneho Jamila birenze. Yatangiye kuvuga ati ntabwo nagenda gutyo gusa, ibyo ari byo byose sinzabura icyo ngukorera kuko ibi byose uzabyishyura. Naho rero mama wa Johnson yaramubajije ati uriya mukobwa muri kumwe se ni wa wundi birirwa bavuga ngo murakundana, burya koko ni ibyanya byo muranasohokana? Naho Johnson ati ma ndamukunda kandi cyane, uriya rwose ni urukundo rw'ubuzima bwanjye. Mama we rero yararakaye ariko nanone yanga kubimubwirira hano. Baratashye rero bageze mu rugo maze mama nyine wa Johnson yahamagaje Jamila maze amuha amafaranga menshi, aramubwira ati ndifuza ko wava mu buzima bw'umuhungu wanjye. Umuhungu wanjye afite fiance uvuka mu muryango mwiza, umukobwa nawe rwose mukora akazi kamwe ariko ni umukobwa wabyize akabyiga mu bihugu byo hanze, ni umukobwa usobanutse birenze ibikenewe. Hanyuma rero rwose ndifuza ko wava mu buzima bw'umwana wanjye, ndashaka kuguha amafaranga kandi menshi. Nyamara Jamila yaramubwira ati amafaranga ntayo nshaka, ntabwo rwose nshobora kuyemera. Yaritahiye rero maze sheke nyine mama we arayisigarana. Mama we rero yahise ahamagara wa mufiance wa Johnson atumva nutareba neza rwose baraza kugutwara umukunzi, burakugira maze ukagaruka mu gihugu, naho ubundi rwose uzasanga neza sheri wawe baramugutwaye. Umukobwa yahise amubwira atumva nzafata indege vuba aha rwose, ngomba kugaruka kuko sinshobora kubura Johnson. Johnson we rero yaragiye afata ya mabiju yose yari yaguze maze ayazanira nyine mama we. Yaramubwiye ati nari nkuzaniye impano
mama we yatangiye kuyareba ati aya mabiju ni meza cyane, ati kandi biragaragara ko rwose ahenze, ati ese ko ndeba wagira ngo ni fiyanse wawe wayakoze, ko rwose ari gutya neza ashushanya amabiju. Naho rero Johnson yahise amubwira ati hoya, aya ngaya yakozwe na Jamila yose. Mama we rero yahise amubwira ati hangane mwana wanjye, kubera ko Jamila namaze kumuha amafaranga kandi nyine menshi, nyamara yayemeye kugira ngo ave mu buzima bwawe. Johnson rero yarababaye ati hoya, ntabwo ibyo bintu yabinkora. Yaragiye rero ajya kureba Jamila ati mbwira, kubera iki wafashe amafaranga mama wanjye yaguhaye, kubera iki wafashe urukundo rwacu maze ukarugurana amafaranga? Naho Jamila ati ntabwo rwose amafaranga nigeze nyatwara, sinzi impamvu ubizi gutyo. Johnson rero yari yarakaye yibaza ukuntu umukunzi we yaba yaraguranye urukundo rwabo amafaranga. Nyamara rero Jamila we yabonye ukuntu mama wa Johnson yamwanze, maze ahitamo kudatwara aya mafaranga, ariko nyine akagerageza no kugendera kure Johnson. Johnson rero nawe yari yivumbuye, maze rwose arongera arataha ariko ababaye, yibaza nyine ukuntu umukunzi we yaba yamukoze ibi bintu. Hashize iminsi rero, maze wa mufiyanse nyine wa Johnson ava hanze. Mama rero wa Johnson yahise amubwira ko agomba kumushakira akazi muri iyi kampani, maze akajya guhangana na Jamila noneho barebana. Yamushakiye akazi maze bamuha akazi nyine ko kuba umusupervisor w'ibintu byose bikorerwa hano. Nyamara Jamila we yari umudizayina nyine w'aya mabiju akorerwa hano. Hanyuma rero batangiye kujya bakorana, maze uyu musheri nyine wa Johnson akajya arushya Jamila, akajya amukoresha ibintu yabizana akongera akamusubizayo ati ntabwo ari ibintu ashakaga. Amakontra basinye akayafata akayaca akamubwira ati ubwo wayataye. Mbese yahoraga amushyirishamo ibihe byose. Gusa Jamila nawe kubera ko yari abizi nyine uko bimeze, ntabwo yajyaga rwose arakara cyangwa se ngo yumve akazi yakareka, ahubwo yarakomezaga agakora cyane. N'ubundi nubwo uyu mukobwa yamurushyaga, ariko we ntabwo yajyaga acika intege. Umunsi umwe rero Johnson yaje nyine muri iyi kampani, yabwiye boss wabo ko aje kureba icyo amafaranga yakora, niba rwose ataba yicaye ariko amafaranga ye atakirimo muri iyi kampani. Naho boss wabo yaramubwiye ati ngo nurebe ibikorwa birimo nta kibazo, bagutembereze bakwereke nyine amabiju tuba duherutse gukora yose, maze umenye ko rwose dukora nta kibazo. Wa mufiyanse we yahise yidumbukiza ati ni njyewe ndi bujye kukwereka, ni njyewe ndi bukujyane. Naho rero Johnson ati ariko niba mbizi neza ntabwo wowe uri umudizayina w'amabiju, sinibaza ukuntu wayangirika kandi wowe uri supervisor. Ndakeka ako kazi atari akazi kawe, ndakeka uwanyereka neza yaba nyine ari Jamila. Uyu mufiyanse we rero yararakaye, maze nyine Jamila bahita bajyana, aba ari ujya kumwereka ibintu byose. Fiyanse rero wa Johnson yahise ahamagara mama wa Johnson ati nyamara nkeneye ubufasha bw'umwihariko, kubera yuko rwose ndi kubona uyu mukobwa mbangamiye bishoboka byose. Mama we ati nzakora ibishoboka, uwo mukobwa rwose ndashaka ko ava mu buzima bw'umuhungu wanjye, ariko nyine biragoye cyane. Bari rero muri iki cyumba aho nyine Jamila yari ari kugenda yereka Johnson amabiju yose bari bamaze iminsi bakora. Johnson yaramubajije ati ariko se biriya bintu wabitewe n'iki? Naho rero Jamila ati ariko ntabwo rwose nigeze mbikora, kubera ko iyo sheke ntayo nigeze ntwara habe na gatoya. Gusa nyine Johnson yabuze nyine icyo gufata, ariko aramwihorera. Yaramubajije ati none se uriya mukobwa arakubangamiye? Naho rero Jamila ati niyo yaba mbangamiye njye nyine byose nabyishoborera nta kibazo, mba mbizi uko nkemura ibibazo byanjye. Johnson ati ariko birahagije ko wavuga ijambo rimwe gusa maze ngahita ntegeka bakamwirukana. Naho rero Jamila ati hoya, ntabwo rwose ari byo nshaka, kandi byihorere nta kibazo bimparire, ndabizi nyine icyo gukora ndakizi. Umunsi umwe rero bari bari gutegura nanone amarushanwa yo kumurika nyine amabiju babaga barashushanyije, maze agakorwa nyine bakayashyira mu bikorwa. Hanyuma rero umunsi nyine wo kuyamurika bazanye amabiju, maze nyine wa mufiyanse
wa Johnson atangira kuvuga ijambo yari ahagararanye na Jemila, dore ko nyine Jemila ari we wari warashushanyije aya mabiju. Naho rero uyu mufiyanse nyine atangiye kuvuga ijambo yatangiye kuyiyitirira ati ibi bintu byose nabikoze kugira ngo n'uzajya bireba gusa azajye yishima, byantwaye imbaraga, byarangoye haba mu bitekerezo haba kandi no mu buryo nyine bwo kubishyira mu bikorwa. Ibi bintu byaramvunnye, kari akazi katoroshye. Jemila rero yaramurebye agira ngo hari ari kurota, ati ngo iki, abantu bose nyine ubwo bari batangiye kumukomera mu mashyi bati wakoze umurimo w'indashyikirwa. Jemila ati ariko ibi bintu rwose ntabwo ari ibye, kubera ko ibi ninjye nabyikoreye, mbyita izina, ninjye rwose nabikoze n'amaboko yanjye, ntabwo ari ibye. Uyu mukobwa ati ariko se uyu nguyu kubera icyo aba ari kumburanya? Ubwo ni fiyanse nyine wa Johnson ati kubera icyo amburanya kandi nyamara ibi bintu ari njye nabyikoreye. Mama rero wa Johnson yahise ahaguruka maze aza imbere ati uyu mukobwa arabeshya. Yavugaga Jemila nyine ati ibi ngibi ni ibya fiyanse wa Johnson, niwe wabikoze ndabizi neza, kubera yuko uyu mukobwa rwose sinzi impamvu ari gushaka kwiba amabiju y'undi mwana. Bahise bamubwira bati va hano vuba ugende, ndetse rwose polisi gukurikirane kubera yuko uri umujura. Bakivuga ibyo rero Johnson yahise yinjira ati nta hantu na hamwe Jemila ari bujye, ahubwo nihagenda uyu mujura, kubera ko niwe wibye iyi kolegisiyo y'aya mabiju. Ndabizi neza kubera ko ngewe mbifitiye n'ibihamya yuko aya mabiju yose ari aya Jemila. Jemila rero yatangiye kumva aruhutse kuko nibura yari abonye umuntu umushyigikiye. Mama we ati ariko kubera icyo ukunda gushyigikira uyu mukobwa kandi ukamushyigikira no mu mafuti? Johnson ati ndabizi neza niba mukeneye kubireba. Yahise rero azana nyine agafurashe maze arababwira ati nimugashyire muri mashine maze murebe aya mafoto ni ay'amabiju yose nakuye kuri Facebook ya Jemila, dore ko nyine iyo Facebook nta muntu n'umwe wundi uyifite uretse abantu babiri bamuforowinga nyine kuri iyo akawunti. Ubwo birumvikana ni ngewe n'uyu mukobwa wita fiyanse wanjye, birumvikana ko ariho yakopiyaga ibintu byose Jemila yabaga yarashushanyije. Gusa ikigaragara yabishyizeho kera mbere y'uko n'uyu mukobwa atangira kariyeri yo gukora amabiju. Abantu bose rero bararebye maze babona ko nyine ibintu Johnson ari kuvuga ari ibya nyabyo. Jemila kano kanya nibwo yari amenye ko ba bantu babiri bamukurikiraga atarazi, umwe yari Johnson ndetse undi ari uyu mukobwa wahoraga amwiba nyine amafoto ye y'amabiju. Uyu mukobwa rero yakomeje kuvuga ati ariko njye ni fiyanse wanjye. Naho rero Johnson ati ni mama wanjye waguhisemo, yatekerezaga ko uri umuhanga, uri umuntu uzi guhanga ibishya, ariko njyewe umutima wanjye nawuhaye uyu mukobwa mureba hano Jemila, ndetse rwose n'ikimenyimenyi namukunze guhera kera kose. Johnson rero yakomeje rwose kwerekana ibimenyetso, maze mama we abona ko ibintu ari kuvuga ari ibya nyabyo, dore ko noneho uyu mukobwa yageze aho akabura ikintu avuga. Johnson rero yarababwiye ati impamvu nta kintu na kimwe ari kubereka nuko nyine ntacyo afite, nawe arabizi ko ibintu bye byose ari ibyo yibye, niyo mpamvu ibintu byose yakoze byabaga bisa neza neza n'ibyo Jemila yakoze. Njye narakurikiye nkora n'amankete atandukanye, rwose naje gusanga ko uyu mukobwa yakundaga nyine gukopera ibintu byose bya Jemila. Muri kano kanya rero Johnson yahise ahamagara abapolisi bari bari hanze, dore ko yari yabahamagaye kare, yari abizi neza ko rwose baza kumufata byanze bikunze. Bahise binjira rero maze bahita bafata uyu mukobwa bari kumushinja nyine kwiyitirira ibintu by'abandi, ndetse rwose n'ibindi bintu nyine byinshi bigiye bitandukanye. Baramujyanye rero maze mama we aravuga ati nibakujyane, gusa urantengushye, nahoraga ntekereza ko uri umukobwa w'umuhanga, naho burya bwose nta kintu cyawe na kimwe cyari kirimo. Johnson rero yarababwiye ati ubu ngubu noneho ibirori byakomeza nta kibazo, dore ko uyu munsi bagombaga kuza gutanga igikombe ku mukobwa nyine wabashije gukereya ibintu nyine bitandukanye n'iby'abandi. Igikombe rero bagihaye Jemila, dore ko nyine niwe rwose wari ugikwiriye. Byari bimaze kugaragara ko ibintu byose ari we wabikoze, ibintu byose abantu batangarira byari byaravuye mu maboko ye.
Mama rero wa Johnson yari yishimye ndetse rwose ari kumukomera amashyi, dore ko yari yabibonye ko ari umukobwa w'umuhanga. Bamaze kumuha igikombe maze bose bajya kumuhobera nyine bamufelicita. Ni nako kandi na mama wa Johnson yagiyeyo ati mukobwa wanjye umbabarire kuba rwose naraguciriye urubanza, nyamara naje kubona ko rwose uri umukobwa w'umwana mwiza, dore ko rwose ufite ubwenge, ufite ubwitonzi, nabonye neza icyo umuhungu wanjye yagukurikiyeho. Yahise rero afata mikoro maze arababwira ati kandi mumbabarire kubera ko rwose hari ikintu nabeshye, cyane cyane ndasaba imbabazi Jemila kubera yuko namubeshyeye. Yabwiye umuhungu ati mwana wanjye nawe umbabarire, burya bwose ya sheke narayimuhaye maze arayanga, nifuzaga kukubeshya kugira ngo umwange uve mu buzima bwe. Naho Johnson ati mama rwose narakubabariye kubera ko nubwo ntari mbizi ariko nanone urukundo nakundaga Jemila nta kintu na kimwe cyagombaga kuruhagarika. Mama we rero aramubwiye ati mwana wanjye wahisemo neza kandi rwose ndamwakiriye, karibu mu muryango wacu. Kano kanya rero Johnson wari uhagaze hano noneho ibyishimo byamurenze, Jemila nawe byari uko. Yahise rero akora mu mufuka maze akuramo impeta. Iyi mpeta rero Johnson yari yarasabye Jemila yuko yamushushanyiriza impeta nziza cyane, nziza iruta izindi zose, maze bakazayimukorera. Iyi mpeta yari impeta ihenze cyane, hanyuma rero yari yarayibitse maze ayikura mu kantu yari irimo, yahise ashyira ivi hasi maze agishyira iyi mpeta imbere. Jemila yahise abona ko ari ya mpeta yashushanyije ari Johnson ubimusabye. Johnson rero yahise amubwira ati ndagukunda cyane kandi nyine guhera mu bwana, ati kubera ko uribuka ko nari narakubwiye ko nzagaruka, nahoraga ngutekereza ibihe byose. Jemila rero yaratunguwe ati wari warambwiye ko uzagaruka? Naho Johnson yahise yongera akora mu mufuka maze amwereka agakoriye neza neza gasa na ka kandi yari yaramuhaye, ati urakibuka? Naho rero Jemila ati ntumbwire kuri koko. Barabanje barihoberanira iby'impeta baba babyibagiwe maze rwose barisomanira imbere y'abantu, batekerezaga ko hari bari bonyine nta n'umuntu n'umwe uri kubareba. Ibyishimo rero byari byabarenze, abantu bose bari bumiwe, amafoto ari bo nyine ariho, abantu bari gukoma mu mashyi, nyine abantu bose batangaye. Mu kanya gato rero bibutse ko bari bari no kwambikana impeta, maze Johnson ahita amubwira ati uzi ko twari tubyibagiwe. Yakomeje rero kubabwira ati uyu mukobwa niwe wenyine wabashije kumbera inshuti tukiga mu mashuri matoya, yahoraga ndwanirira kandi ari njye nari umuhungu. Uyu munsi rero nicyo gihe kugira ngo nanjye noneho njye murwanirira, njye mpagarara mu mwanya we. Naho rero Jemila yari yishimye ko yongeye kubona inshuti ye yo mu bwana, ndetse akaba ari nawe mukunzi we w'ubu ngubu. Amasezerano bari barasezeranye byasaga rwose naho asohoye. Johnson rero yahise amubwira ati none se nyuma y'ibyo byose wakwemera kumbera umugore? Jemila mu marira menshi ati ndabyemeye. Yamuhereje rero ikiganza maze amwambika impeta. Abantu bose bari bishimye, mama wabo yahise atambuka maze arabahobera. Byari byamurenze, nawe yagize amayemosi yo ku buryo yari yazanye amarira. Yahise ababwira ati bana banjye ni ukuri ndabashyigikiye kandi muri byose. Gusa nyine Johnson yaramubwiye atumva uyu mukobwa ndamukunda kurusha ibintu byose uzi. Ibirori rero byararangiye maze nyine Jemila ahita ajya kwa muganga. Yagombaga kujya kubwira mama we uko byagenze, ukuntu yatwaye igikombe, ndetse nyine yagombaga no kujya kwishyura amafaranga, noneho bakaba bagomba nyine kumubaga nk'uko byari byarateganyijwe. Gusa nyine akaba yaraburaga amafaranga mbere. Akigera rero yabwiye muganga ati ubu noneho operasiyo mwayitangira kubera ko amafaranga ndayafite. Bahise bamubwira bati byarangiye kandi byagenze neza kubera ko yakozwe, hari umuntu nyine wayishyuye. Akivuga gutyo bahise bamwereka inyuma ye, maze akireba ahita asanga n'ubundi ni Johnson uhagaze. Yahise amusimbukira maze baramuhobereye, bose bahita begera igitanda cya mama we maze bamwereka nyine impeta, bamwereka yuko uyu munsi ibintu byose byagenze neza. Mama wa Jemila yarishimye maze Johnson ahita amubwira ati mama rwose nagusezeraniye ko nzamuba iruhande kandi nzamubera ibyishimo. Niko bizagenda kandi nta kizabihindura, nzabikomeza rwose, nzajya mwitaho. Mama we ati ndabashimiye bana banjye kandi nshimye Imana ibagejeje hano. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje.
mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.